ariko ufite imico mibi wagira ntuvuka muri uriya muryango uzi wagira ngo bagutoraguye ku muhanda. imico niyo barongora wowe.
ese mana ubuzima ndabubamo kugeza ryari? Inzu y'abandi se yo ndayishyura iki ko nta kazi mfite? Ubu se ngurisha ibi bikoresho byo mu nzu mbona uko nimuka? Oya ariko nanone Jeff yabanyujijemo ijisho, yababonye ko nari mbayeho kubwe bigatuma azajya nsuzugura. Reka nihangane, Imana incira inzira aho zitari, Imana inyigaragarize muri ibi bihe ndimo bingoye. Yabaye ko numva amazi. Uhaze? Ndabyirira uko ari inyama. Ndabyirira. Ntabwo rero amazi. Nyashya ngo eke. Uzagenda ubwira nyako ngo ndagutereta. Ese kugwa hano no kuntereta urumva bihuriye. Nabonye amagaranye na mama ku muhanda se ndikumusuza ngo ndamutereta. Ntakoze ja. Aya nsobe kabisa. Nyamuzo umugabo ko ziraryoshe. Nyako nyine zikomeye mukunda ariko n'ubundi ziraryoshye. Wayihaze nayo? Nya. Nawe shaka. Nayirya nta kibazo. Namubwiye ashyiraho izindi mukanya n'abazizanye. Muri bira bidacika. Haka mukuru wa musaza wawe. Ntabwo mbizi. Ntabwo mbizi sindi. Ntacyo ba mu rugo se? Ntabyo nzi yewe, nta nubwo nkeneye kubimenya. Ndamwanga. Mwangereke se kandi. Ese nk'uyu yarambaza iki? Hello? Ni iki se urambaza iki? Ese nta soni ugira? Ugira mu mutwe hazimugira ubwenge wambwa uri ikigoryi ubundi wowe. Ese ubundi reka nkubaze, barakutoraguye, barakureze, warerewe mu isogisi muri bote muki? Wangigira uratinyuka nampamagara? Nta soni ufite? Wambwa we y'umurizo mubi. Umpamagara se umbaza iki? Ariko mvugana iki nawe? Mvugana iki nawe? Ejo bundi wari wansezeranyije umbwira yuko ibibazo byose birangiye, sibyo? Buri munsi uko njeho sa umugore noneho ugeze naho utera inda tubana mu nzu ujya gutera inda mu gasozi, none ngo urumva ngo utegereje tubiganiro. Uri umugabo ubu ngubu urubatse ufite urugo rwawe ufite umugore wawe, nshinguka ujya gushinga hirya ntukaze kunshingarazaho wangigera wambwa. Mvugana ariko ndavugana iki nawe? Ikindi kandi genda gake, uri kumwe n'umugore wawe nanjye ndi kumwe n'undi mugabo. Wabyumvise neza? Toka genda wowe wambwa. Ntacyo mvugana nawe, ndakwiyamye, menya gahunda zawe nanjye ndamenye izanjye. Uri kumva neza? Nimba ari abagabo ese utekereza ko nanjye ndamufite nanjye ubu turi kumwe nawe. Toka kandi wisakuriza winkura muri mood. Wambwa. Urira so utajya uhinduka. Najya mpinduka se uyu mwihorere man. Mwihorere. Nembwa.
ngo ni umugabo wanjye ejo bundi umugore araje ansanze mu rugo dore ni nacyo cyatumye mpava. mwari musanzwe mubana se? Yego twarakundanaga mbere twari nabanye turatandukana. Aza kunsaba imbabazi yambwira ko bitazongera ndagaruka nta n'ukwezi twari gushize none ngiye kubona mbona ndaje nsanga umugore yagaramye mu ntebe nini nyombi gusa. wari usanzwe uri mu rugo rw'umugabo? Yes ndi mugore araje ngo aratwite ngo aratwite. Naho abagabo barihangana. Umugabo avuga ko muri kumwe n'inde? Ni jyewe? Oya nyine ni wowe ndi kuvuga ko turi kumwe nese nturi umugabo gusa uri umugore twicaranye aha ngaha uri umugore. Yagiye ntangaza n'ukuri. None se we nturi umugabo? Ngende musaza wawe. Turavukana se utereta mama? Ase mama namuterese ryari ko? Nanjye wantereta. Ashari gasinjya kuja sinagutereta. Nakare. Nese mpamvu utantereta? Iyano uteye neza ariko ufite imico Yego nyine nteye neza ariko ufite imico mibi wagira ntuvuka muri uriya muryango uzi wagira ngo bagutoragwe ku muhanda. Imico niyo barongora wowe. Imico barongora iki se? Imico. Wowe uzangerageze gato. Nta migerageze ndebe ndakuyoboze sinkuzi. Uriya mama niwe ugira imico myiza rero. Dada mama wawe ni umubyeyi twabanye. Numva wasigareye papa ku rugo. Papa ndamuzi oya witangira gutekereza ibyo ngibyo. Papa ndamuzi abana biwanyu bose ndabazi uburere bwabo ndabuzi ari uko wowe burere abantu wabukuye. Akoreka mubwira burangiye twaba tunaberanye. Sibye ko wenda n'imico yo kwibana arayiretse. Ntabwo nkiba pe. Uzagerageze unterete gatoya. Basi rimwe. Zanterete rimwe. Akore umwana akuze yoga ndeba bamuza mu ibasi unatereta mpiriye. None se uburanyibu kuko nari meze noga mwibase uburanyibu. No bifoto ndayireba. Yesu. Mama gushira mu kabasa guterura. Uva ku ishuri wambaye bya bikanzu byabo by'ubururu arangiza ukanyara imbere y'umuntu kuko. Okay ntacyo. Nta kibazo. Gerera twirire. Ngenda ihangane tumari ibyo kurya none uko nari mbabwiye ngo bazana izindi nyama. Inyama zo ndazirya nta kibazo. Ariko cyamaye ni ibibazo. Ihangane rwose birayi tubishiga. Mwese ubu nimbwira mama ko twararanye. Jewe ndarana nawe ku buriri bumwe. Nese arabizi ko tutaraye mu buriri bumwe ndamubwira ko twararanye. Cyari njya mbona byanaguciye kukanabeshyira n'umuntu ngo mwararanye. Hello. Bravo message. Ko mutakivuga bimeze bite? Okay, sorry. Nibagiye kubabwira. Narategereje, narayebye amezi abiri yose ngaho naho mbwiye ko hari ibibazo sinzi navuga ko hari ibibazo twagira. No bibazo twajyanye n'umugore. Biba ngombwa ko njye ntakiba mu nzu yawe. Se nuko nguko byagenze. Ubwo rero sezano twajyanye cyangwa ibyo byose. Umugore yambwiye ko azajya yishyurira. Ubwo rero nimba atari kukwishyura ntabwo mbizi. Samwe ko azajya yishyura. Sinzi nimba wamufata nk'umwana wawe cyangwa ukaba wamwirukana mu nzu yawe cyangwa se ukamweza. Urabizi ko mba mu nzu yawe ntigeze ndenzaho ukwezi na kumwe. Rero nimba umwirukana nimba umuhereza piyava akazagenda igihe runaka ntabwo mbizi pe. Kumwe muzavugana sinzi. Murakoze.
Diane wari wabyutse mbese Eko kumana ahubwo uraryamira ko oya nanjye nabyutse kare nanibereye muri telefone njya muri dushe biki byose ko witeguye kare se bimeze bite ni amahoro gusa ubu ni kare hakeye reba hakeye yego gusa saa mbiri salamu alaikum ntabwo ndi umwisilamu nubwo mba niyambariye ibyo mu rugo hano ibise ko mbibona mbese ni ubwa mbere umbonye nambaye ikanzu ariko se ubwa mbere nari naraza kubasura nyambaye kuzindutse se yandazindutse umwana bimbwiye nibura mba nabwiye umwana agatunganya icyayi cyo kunywa oya ndi kuri regime ntabwo njya nkunda gufata ibintu mu gitondo nyine ntabwo nkunda gufata ibya mu gitondo ahubwo nashakaga nyine ko nkeka ko ubu mama yahangayitse ko burasaza waraye yaba yahangayitse ubungura ntabwo mbizi ariko nashakaga kugenda nashakaga kugenda hari n'umuntu dufitanye gahunda turi buze guhura mu masaha y'umugoroba mpamvu nashakaga kugenda ngo ngire uturimo duke mfasha mama den nzi kuza kujya muri iyo gahunda wenda wowe wakoze cyane wancumbikiye wangaburiye oya nanjye nishimiye ko wahindutse wabaye umwana mwiza nabaye umwana mwiza nta kibazo ugomba guhinduka Diane muri iki gihe se ko umuntu atungwa n'umuco myiza reka rero basi nkurebera itike utagenda n'amaguru oya so itike si ubwoba urumva wava mu rugo ukagenda n'amaguru ukajya kubwira umukecuru ngo waje n'amaguru uvuye kwa Mike gusa itike ni ngombwa gusa si waza oya reka nkuhereze iyo tike genda ntiyagira n'utukenera kugura ntacyo bitwaye ariko uvuye mu rugo rw'umuntu na mama naza kumva ko avuye ahangaha ataza kumva wagenze amaguru sibyo si buretse ubwo si itike ni ngombwa waje se kuyinyohereza kuri telefone none se kuki unyohereza kuri telefone uhari se wayaguha mu ntoki ihangane ntabwo ntinda ihangane ntabwo ntinda Lidia Liliane yabaye ate koko muriya mushenzi arongera aranyibye nk'ubu ngubu uzabigenze ne koko